Haleluya, haleluya, Yesu Kristo ashimwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi, inshuti zanjye, bakristo b'itorero, Elayono Mountain Church mu Rwanda, dushimye Imana izinze ijoro ikazingura amanywa, mfasha guhereza Imana icyubahiro, mfasha gushima Imana. Iki ni igitondo kidasanzwe, ni igitondo cy'umugisha, ni igitondo Imana yigaragaje, ni igitondo Imana ikoreyemo imirimo n'ibitangaza, iravuze ngo nubeho ubayeho, iravuze ngo nguhaye umugisha, Imana irawuguha kuko ni Imana igira neza y'imbabazi, ni Imana itinda kurakara ikihutira kubabarira, Imana ishimwe mwene data. Nyemerera muri iki gitondo uhereza agaciro iby'Imana yakoze, ibyo yakoze mu minsi itambutse warebesheje amaso yawe, nurangiza uyihereze icyubahiro. Imana ishimwe, tubanje Imana hose muri byose, tubanje Imana ku bacu no ku byacu, tubanje Imana mu kazi kacu tugiyemo, tubanje Imana ku bafashe urugendo, tubanje Imana aho tunyura hose, tubanje Imana ku babisha bacu igamburuza imigambi yabo, tubanje Imana itegura imitego, tubanje Imana isiba ibyobo, tubanje Imana tukibyuka muri iki gicuku cya nyuma, tubanje Imana, tubwiye Imana ngo itubanzirize muri iki gitondo, tubanje Imana itubanzirize mu manywa y'ihangu kugeza nimugoroba, Imana ikomeze ihabe, Imana nishimwe cyane. Muri iki gitondo rero munyemerere dukomeze kuba mu bihe byacu byo gusenga, Imana ishimwe. Turacyari mu ijambo ryitwa iherezo, twavuze ko ikintu cyose kigira intangiriro kigira n'iherezo. Ikigeragezo nikigusharirira uzakomere ushikame, kuko nubwo cyatangiye gifite ubukana kizarangira nyine gicitse intege. Imana ishimwe, nubwo bahagurukijwe no kukubeshyera, indimi zabo zikaba zimeze nk'amacumu, nukomere ushikame, Yesu Kristo agufate agukomeze. Ikigeragezo nyine kiza gikaze, ariko Yesu Kristo akagica intege, kigatambuka rwose nta gaciro, nta mbaraga kigifite. Shikama wowe uri kurizwa n'ibigeragezo bitandukanye, ushobora kuba urizwa n'ikigeragezo cyo kubeshyerwa, birashoboka ko uri kurizwa n'ikigeragezo se cy'abagutoteza, cy'abakugirira nabi, urarizwa n'ikigeragezo cy'ubukene, urarizwa n'ikigeragezo cy'ideni. Ibigeragezo byakuriza ni byinshi, ariko iherezo rifitwe n'Imana. Imana ishimwe, Imana niyo ishyiraho akadomo ka nyuma ku kigeragezo kikarangira. Njye nakubwira ngo iherezo, icyatangiye cyose kigira iherezo. Imana nishimwe. Igikuru ni uko wihangana kandi ugategereza Imana, ugategereza iherezo ry'ibyo urimo ukijijwe, kuko iyo ukijijwe ukaba imbere y'Imana, mu bigeragezo utambukamo ushinyiriza, ariko ukavamo wuzuye amashimwe. Imana nishimwe cyane. Ni ukuri ku mukristo ikigeragezo nawe kirakubabaza nk'uko umupagani kimubabaza, ariko wowe uvamo wuzuye amashimwe. Haleluya. Mwanya umupagani we agisohokamo yuzuye ibisebo n'ikimwaro. Nyemerera rero uyu mwanya dukomeze tube mu bihe byo gusenga, dukomeze dutegereze iherezo ry'ibitubabaza n'ibitugoye. Ikindi cya kabiri, wite ko wagira iherezo ryo kuba ukora imirimo myiza utari umupagani. Imana ibaha umugisha. Ndi kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Turasoma igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, turasoma ibice 21. Dusome umurongo duhereye ku murongo wa 5. Nyemerera dusome 21 umurongo wa 5. Titire yaho yanditse ngo iby'ijuru rishya n'isi nshya, Imana ishimwe. Hanyuma umurongo wa 5 handitse ngo iyicara kuri ya ntebe iravuga iti dore byose ndabihindura bishya. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro cyane. Dore byose ndabihindura bishya, ni ukuvuga ko hari ibyari bimenyerewe, hari ibyo abantu bari bakumenyereyemo, hari uburyo wari umenyerewe, ariko ijambo ry'Imana uyu munsi uryakire kandi uryakirane kwizera. Rivuze ngo iki? Rikubwiye ngo iki? Ngo dore byose ndabihindura bishya. Bivuga ngo iherezo ry'ibyo bari bakumenyereyeho
iherezo ry'akamenyero abantu bakumenyereye, Imana ibishyizeho iherezo, itanze ikindi cyerekezo. Imana iravuze ngo dore byose ndabihindura bishya. Imana ishimwe cyane. Dore byose ndabihindura bishya. Imana nishimwe. Ngo kandi iti andika kuko aya magambo ari ayo kwizerwa. Imana nishimwe. Andika kuko aya magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Imana ishimwe. Kandi iti birarangiye, ni njye Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Imana ishimwe. Imana ni Alufa, Imana ni Omega, Imana ni itangiriro kandi Imana ni iherezo. Imana nishimwe. Iyo Imana ivuze ngo ni Alufa na Omega, Imana niyo ishobora kwemera ko ikintu gitangira, ariko Imana ni nayo igishyiraho iherezo. Imana niyo irema umuntu, kandi Imana niyo ivuga ngo ruhuka imihati n'imirimo yawe. Rero ni Alufa na Omega. Imana nishimwe. Itangiriro n'iherezo. Imana ihabwa icyubahiro. Ikomeje Imana itubwiye ngo ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe abe umwana wanjye. Ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, umurage wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Imana idusange. Imana ivuze neza cyane. Imana ivanye mu migani, iravuze ngo iherezo irivuze neza. Iherezo ry'umusambanyi, iherezo ry'umunyabwoba, iherezo ry'utizera, iherezo ry'abakora ibizira n'abicanyi. Imana irabivuze byose. Abanyabinyoma, Imana ivuze neza yuko iherezo ryabo nta rindi, umugabane wabo uzaba uwo mu nyanja yaka umuriro, ari rwo rupfu rwa kabiri. Imana idusange. Jyewe nakubwiye ngo iherezo, ikintu cyose cyatangiye kigira iherezo, kandi umuntu wese akorera shebuja akamuhemba. Ndagira ngo nkubwire rero, wowe ugaramye mu byaha, igihe cyawe, iherezo ryawe nta kindi uzasarura, nta kindi uzahembwa uretse urupfu rwa kabiri. Imana itugirira neza. Iherezo ryawe ni irihe? Ese iherezo ry'ibyo byaha ugaramyemo wumva uzasaruramo iki uretse urupfu rwa kabiri? Ijambo riratubwiye ngo umugabane wabo ngo uzaba mu nyanja yakwa umuriro n'amazuku. Rero nagira ngo nkubwire, urupfu rwa kabiri bisobanuka ko abantu bose bazapfa. Nimba hariho urupfu rwa kabiri, hariho urupfu rwa mbere. Urupfu rwa mbere ni uko abantu bose bazanyura muri iryo rembo nyine. Nta muntu ushobora kubona Imana acyambaye uyu mubiri wo twakoreyemo ibyaha, ngo ahubwo abantu bose bazahindurwa mu kanya ko guhumbya. Abantu bazahindurwa uko Umwami Yesu Kristo azerekanwa asa, niko abamwizeye bakizera Umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi wabo. Abo ngabo bizeye Imana. Twebwe twizeye Imana. Uko Yesu Kristo azasa, natwe niko tuzaza. Ngo ariko abandi icyo gihe nitumara kuzurwa, nitumara guhindurwa, twambaye umubiri wa Kristo uko azabasa, ngo babandi banze kwizera Imana, babandi banze kureka ibyaha, ngo abo ngabo umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro y'amazuku, ngo ari rwo rupfu rwa kabiri. Ni ukuvuga urupfu rwa mbere ni urwo abakiranutsi bose banyuramo, ngo ni ugusinzira kw'abizeye. Umuntu wese wizeye Imana anyura muri urwo rupfu agasinzira, akaruhuka imirimo n'imihati by'iyi si, agaruhuka ibigeragezo, yewe umuntu agasinzira. Ngo amaze gusinzira hazabaho kongera gukangurwa, ariko abantu bose bazasinzira. Nibamara gusinzira ntabwo
ntabwo bazakanguka kimwe, ntabwo bazakanguka ngo bakire bimwe, ngo hazabaho iherezo. Yewe hazabaho iherezo ryo guhembwa, hazabaho iherezo ryo kubwirwa n'umwami Yesu Kristo ati wakoze neza mwana wanjye, niwakire umugisha. Ibitabo bibumburwe, igitabo cy'ubugingo kibumburwe, igitabo cy'imirimo kibumburwe. ngo ariko inkozi z'ibibi, abicanyi, abasambanyi, ababeshya, abakunda gukora ibyaha bakabikora cyane, ngo abo ngabo bazahembwa gupfa urupfu rwa kabiri, ari rwo kujyanwa mu nyanja y'amazuku. Imana idusange, Imana itugire neza. Iherezo ryawe ni irihe? Imana idusange, ndakubwira ngo iherezo ryawe ni irihe? Imana ibaha umugisha, muhahe muronke, mugendane n'Imana. Imana ibuzuze umwuka wera, Imana ibuzuze umugisha, Imana ikangure intekerezo zawe, wite ku iherezo ryawe. Shalom shalom. Imana